Njye na Brenda twari inshuti zagadasohoka. Umunsi umwe nibwo naje kwinjira mu cyumba cyanjye mu kureba nsanga umugabo wanjye aryamanye n'undi mukobwa. Nta kibazo, wihindura imyumvire, ahubwo shaka ibishoboka byose ushaka ukuntu usohoka, wirakarira umugabo wawe. Uko Brenda yakomeje kungira inama yo kutarakarira umugabo wanjye, nicyo cyatumye ndushaho kutamwizera. Gusa nanone ngatekereza ko Brenda ari we mu rugo, nanjye nkaba nari mvuye muri trip. Brenda yakomeje kungira inama kuri video call yisetsa, ambwira buryo ki ngomba kujya nubaka urugo rwanjye neza. Nanjye ni besto, nta kintu nagombaga gukora, like I don't know, sinzi ikindi kintu nagombaga gukora usibye ko nyine umukobwa bari kumwe. Ngiye gufata kino cyuma ninjire mu cyumba mwice mbicane bose, n'ubundi umugabo wanjye ahora mbabaza buri munsi. Ibyo ngibyo biraza kuba bibaye. Brenda ati oya wibikora, wikirukanka, ndakwinginze menya buri kimwe cyose ugishyire ku murongo. Nakomeje kumvira inama za Brenda, gusa ntabwo nari ko Brenda ari kunshuka. Naramubwiye ati okay, nibyo uvuze ni ukuri, ati bataza no kumfunga. Nguko Brenda yakomeje kungira inama, nanjye ni ye nanjye ati sha wakoze cyane, uri kungira inama kandi birasa neza. Wow. Brenda ati ndashaka kuva mu nzu ubundi none ukaza kunsanga iwanjye tukabiganiraho. Si ngombwa ngo iturakarire umugabo wawe ngo umwereke ko utamwizeye. Ibintu nk'ibyo ni inama zikomeye cyane Brenda yangiraga, ni inama umukobwa wese yagira umumama mugenzi we. Nanjye ati uwambere inshuti nziza Brenda, kuva nakumenya buri gihe cyose wabanye nanjye, wakoranye nanjye. So niyo mpamvu rero uyu munsi nashaka kukugura, ndashaka gukora utuntu twanjye neza kandi mu buryo bwiza. Ahubwo ndumva nta kindi kintu ngomba gukora usibye kuba nagenda nkihorera. Niko nabwiraga Brenda. Nyamara Brenda we yarambwiraga ati we wibikora, ntabwo ari ibintu byiza. Yarazi neza ahari. Narebye hirya mbona ikibiriti, niko kubwira Brenda ati ariko urabizi mbonye ikibiriti, ikintu ngiye gukora ngiye gufunga icyumba, nindangiza inzu yose nyituritse, wenda hari ndaba nihoreye. Mu kureba iki kibiriti natekerezaga buryo ki ngiye gutwikira umugabo wanjye mu nzu n'umukobwa ntazi. Nabyo byarancanze, narumiwe. Natangiye gutekereza ibitekerezo byinshi cyane ko numvaga nta muntu n'umwe kuri iyi si ngomba kwizera, yaba Brenda uri kungira inama n'abandi bantu nka Brenda bagiye batandukanye. Natangiye gutekereza ko Brenda nawe ari inshuti yanjye, ariko nanone hari ikindi kintu ushobora kuba ari kumisha. Natangiye kuvuga buri kimwe cyose, mvuga ati biragoye kubyiyumvisha ariko nanone birashoboka. Ngomba gukora buri kimwe cyose kinzanira amahoro, nkamenya ibyo mbamo. Rimwe na rimwe nkanakora buri kimwe kizima. Nakomeje kumubwira buryo ki ngiye gutwika iyi nzu kandi nyine bitazongera kumenyekana. Brenda ati none se ntabwo witaye ku nzu yawe, naho ngaho polisi nibimenya baraza kugufunga. Wowe bireke usohoke uze unsange iwanjye mu rugo, hanyuma y'iminota 30 ndaba mpageze. Brenda yakomeje kungira inama, nyamara birasa nk'aho ari umunsi nagombaga kumenya ukuri nagombaga kumenya ni ukuri. Nabwiye Brenda ati kuri uyu munsi ndikumva ntari bukumvire, kuri uyu munsi ndikumva buri kintu cyose kiri buze kugenda nabi. Gusa ko yambwiraga niko namwumvaga, numva n'ibintu ari kumbwira bifite logique. Mu wundi munota ngatekereza ko Brenda ari kunyinisha, undi munota nabwo ngatekereza ko Brenda hari inyungu runaka nyeneyeho. Gusa nanone byose nubwo nabitekerezaga, numvaga hari ikindi kintu kidasanzwe ngomba gukora. Namubwiye ati okay byiza, gusa ndikumva ibyo uri kumbwira gukora byose nta na kimwe niteguye gukora. Ahubwo reka mbaze ninjire harangiye guhangana na uriya mukobwa wanyinjiriye mu cyumba, ubundi duhangane neza. Ako kanya nahise nkupa telefone. Brenda we yarari ari kumwe n'umugabo wanjye, abwiye umugabo wanjye buryo ki amukobye kandi ko ngiye kuza